kandi abana bafashe umwanzuro wo kugusanga ntibazakorwe n'isoni ndakwinginga. Amen. Turabizi neza ko isi igeze ku musozo wayo, turi gukora mu gihe kidasanzwe, natwe reka tuba badasanzwe kandi dukore mu buryo budasanzwe, nugaruka uzaduhe mu bugingo buhoraho. Amen. Tugiye kujya muri Yorodani, hano hari umukumbi wawe, abahungu n'abakobwa bawe, uturinde impanuka mu mazi, abadayimoni uburyo bwose batsindwe, ingabo z'ijuru zimanukira kudufasha muri iki gikorwa mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Data wa twese, Umwana na Mwuka Wera, murazamura akaboko k'iburyo gusa. Imana ibagirire neza. Umwana bungahe? Butatu mu mana imwe. Imana ibahe umugisha mu manure. Kabiri, wemera ko urupfu rwa Yesu Kristo ku musaraba i Karuvari ari igitambo cy'ibyaha byawe, kandi wizera ko kubw'ubuntu bw'Imana, kubwo kwizera amaraso ya Kristo yamenetse wakijijwe icyaha ndetse n'igihano cyacyo. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Mujye mukiriza ngo ame. Amen. Iyanyikirizo yiwanyu muyisezereho yindi yego na yeya ni ame. Amen. Mugomba kwiga n'imvugo yo mwijuru. Iyo n'imvugo ya hehe? Abo mwijuru ko bikiriza. Gatatu, mbese wemera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wawe bwite, wizera ko muri Kristo Yesu Imana yakobari ibyaha byawe ikaguha umutima mushya, none ubu ngubu witandukanije n'inzira zose z'icyaha n'iz'isi zose. Amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Muzamure muri kubitekereza, ejo nshuti yanjye tutazahura turi kubisikana ufashe igicupa cy'umunini cyangwa urwago. Kane, mbese wizera ko Bibiliya ari ijambo ryahumetswe n'Imana, wizera ko ariyo yonyine abakristo bakwiriye gushingiraho kwizera kwabo n'imikorere yabyo, urasezerana kujya ugira igihe cyo gutanga igihe cyo gusenga no kwiga Bibiliya. Gusenga no kwiga bizabe kwisonga. Bizabe kwisonga. Ikurikiyeho, mbese wemera ko amategeko 10 y'Imana ari inyandiko igaragaza imico y'Imana kandi akabahishura ubushake bwayo, ni umugambi wawe ko kubw'imbaraga ya Kristo ikubamo uzajya yakurikiza, utibagiwe n'itegeko rya 4 ridutegeka kubahiriza umunsi wa 7 w'icyumweru nk'isabato y'Uwiteka, ikaba n'urwibutso rw'irema. Ikiyemwe isa urwibutso rw'iki rw'irema. Uramenye ntukazakore kuri uyu munsi. Mwongere musome igitabo cyo kuva igice cya 8 cya 20. Musome amategeko 10 y'Imana ukakurikiranye. Igikurikiyeho, mbese utegereje kugaruka kwa Yesu kwegereje, ari nabyo byiringiro by'umugisha ubwo uyu mubiri upfa. Umubiri ugenze utera ugiye kuzambikwa kudapfa, mbese ubwo witegura gusanganira umwami wawe, uzahamiriza abandi by'agakiza ke kuje urukundo, ukoresha impano zawe mu muhati wo gukiza imitima, ufasha abandi kwitegura kuza kwe mu cyubahiro. Amen. Imana ibahe umugisha. Kuko tubwiye ko turi ntabazi byariki, numara guhinduka nawe ugende uhindure abandi. Imico yawe, ingeso zawe zireshya abandi bizatuma baza muri inzira. Ariko nimuva hanga mugasubira mu nzoga, bakaba ntacyo wahindutseho n'abazasubira hehe? Ntago bazihana. Rero imico yacu, ingeso zacu zikwiriye kureshya abandi. Igikurikiyeho, mbese wemera inyigisho ya Bibiliya yerekeye impano za Mwuka, kandi wizera ko impano y'ubuhanuzi ari kimwe mu bimenyetso byerekana itorero ryasigaye. Amen. Imana ibahe umugisha. Igikurikiyeho, mbese wemera kandi wizera ko gahunda y'itorero ni umugambi wa kuramya Imana no gushyigikira itorero, utanga kimwe mu 10 ndetse n'amaturo no kwitanga ubwawe. Imana ibagirire neza. Igikurikiyeho, iri torero ryacu ritandukanye n'andi matorero. Uvuga ngo iri torero ryacu rishyigikirwa no gutanga kimwe mu 10 n'iki, kuko uje gusa Imana ikeneye wowe, igakenera n'impano zawe, ukazana impano zawe nawe ubwawe ukaza, impagarike yawe yose ukayigurira Imana. Igikurikiyeho, mbese wizera ko umubiri wawe ari urusengero rwa Mwuka Wera, kandi urasezerana kujya wubahisha Imana, kufata neza, wirinda ibyawangiza, kandi wirinda n'ibyo kurya byanduye. Ibyo kurya bigenje bite? Abaryaga akabensi mugasezera mu izina rya Yesu. Abaryaga urukwavu, abaryaga imbeba muzisezera mu izina rya Yesu. Kurya ibyanduye, wirinda gukoresha no gucuruza ibisindisha, wirinda gukoresha no gucuruza itabi mu buryo bwari bwo bwose abantu barikoresherezamo, kandi wirinda gukoresha cyangwa gucuruza ibiyobyabwenge by'ubwoko bwose.
hariho n'urwagwa Imana ibaha umugisha hariho n'urwagwa rwitwa rukwaduka ngo rwitwa nzogejo abaruzi nzogejo ntabwo muzi urwo rwagwa ntabwo muri kurwumva hepfo nzogejo Imana iguha umugisha sha niba utarunywe Imana iguha umugisha ariko menye ko hano hanze hari ibiyoga Satani ari gukora na nzogejo urimo ubwo rero kandi nzogejo bucyarejo nejo ukongera ukavuga nzoga ubwo nuvuga ngo umwaka ushobora gushura nzogejo icyo kirwa kiri wanyu ino kiriyo rwose nzogejo namaze kukimenya nakimenyeje ubundi igikurikiyeho mbese uzi kandi usobanukiwe n'amahame shingira Bibiliya nguko yigishwa n'itoro ry'Abadivantisi wa karindwi mbese ko bw'ubuntu bw'Imana ugambiriye kuzakora ibyo ushaka ugenga imibereho yawe mu buryo buhuje n'amayo mahame ya Bibiliya Imana ihira ibiganza byanyu irigiye gusoza hasigaye abiri mbese wemera inyigisho zo mu isezerano rishya zivuga iby'umubatizo wo kwibizwa mu mazi menshi kandi nawe urashaka kubatizwa utyo ngo bibe gihamya utanze mu ruhame ko wizera Kristo kandi ko yakubabariye ibyaha byawe dufite imati zigera ku 10 n'indi twebwe twemera umubatizo wo mu mazi hari umubatizo w'inzoka hari umubatizo wo gukubita inkoni nyinshi ariko ntabwo tubakubita mwebwe sibyo ra hari umubatizo w'umuriro umuntu agacishwa mu muriro kugira ngo azehanganire ibirimbe ariko twebwe tubatse amazi menshi igurikiyeho mbese wemera kandi wizera ko itorero ry'Abadivantisi umunsi wa karindwi rivuga mu buhanuzi bwa Bibiliya kandi ko abantu bo mu mahanga yose amoko yose n'indimi zose bararikirwa kuza muri iryo torero kandi bakaryakirwamo nk'abizera baryo mbese urashaka kuba umwe mu bagize iyo mbaga y'abagize itorero ry'Imana ku isi yose iri tegeko iri hame ndarikunda cyane kuba muri bamwe bagize itorero ry'Abadivantisi ku Imana ihira ibiganza byanyu rero inshuti zanjye duteraniye hano ndaritse mwuka w'Imana kugira ngo aya masezerano mugirane n'ijuru maze marayika wandika na mwuka w'Imana abyemeza imitima yanyu kuko ngewe kumugaragu w'Imana ntabwo mfite ko bibashoboza ngo mubyakire ariko Imana yo ifite mu bushobozi bwayo kubemeza kandi gamugashyira mu biko mwemeye gutandukana uhereye none n'imikorere yose y'isi babandi bakundaga gukina urusimbi babandi bakundaga gukina za debate murazizi za debate zimaze gukenesha benshi hano hanze ubwo ni kuva uyu munsi wa none mugomba gusezera kuri debate ubu mugomba gusezera ku mikino yindi y'umwijima mugomba gusezera ku kintu cyose gituma uyu murimo twahamagariwe ugayika mubaye abakandida b'ijuru ndashimira Imana abanyaruhanga ngwino mwene data ndashimira pasitoro uyu mugaragu w'Imana hano muri torero arundi wakoze amavuni wanyu nawe ngaze hano nawe naze hano Vincent yego ndashimira aba bagabo bagize uruhare bakoreshejwe na data wa twese kugira ngo uyu mukumbi uboneke ndagira ngo ijuru ribishimire kandi data wa twese bakomereza impano kugira ngo bakomeze kuzanira Yesu intama ze zazimiye mu izina rya Yesu niba babashimye Imana ibagirire neza kandi ibiri ibiganza byanyu twabanye neza uyu mugabo Karenzo tumaranye ibyumweru 2 nandi matora dukikije ndabararikira kugira ngo muzamuhamagare azabafasha umurimo wa data wa twese mu izina rya Yesu namwe ni data nuko nguko Imana ibamugisha abatazi pastor ngirano pastor uyu ni mugenzi wanjye barabona ko twambaye kimwe turabageni uyu ni pastor wa ntara ya Kinigi dufatanije uyu murimo muri firidi yacu pastor Job kandi akaba ariyo dufatanije uyu munsi kugira ibikorwa cyihute tugiye kujyana muri Yorodani arabatiriza mu ruhande rumwe batirize mu rundi abadusengera Imana ihira ibiganza byanyu murakoze cyane Yeresutse turirimbe nsinzi urupfuna cyaruki dutwaye oya n'ibitotsi mbega ngo Satani aramwara abonye igitare kibirindutse izazamuka ifukuza zikuzimya Yorodani nubura amaso Kanani niwe ibyagebiri toshe tusa ugirira tubane naye
abadiyakoni ry'Umwana na Mwuka Wera. Amen. Bene data turababatiza mu izina rya Data wa twese iry'Umwana na Mwuka Wera. Turabatiza mu izina rya Data wa twese iry'Umwana na Mwuka Wera. Amen. Amen. Turabatiza mu izina rya Data wa twese iry'Umwana na Mwuka Wera. Amen. Bene data turabatiza mu izina rya Data wa twese iry'Umwana na Mwuka Wera. Bene data turababatiza mu izina rya Data wa twese iry'Umwana na Mwuka Wera. Turababatiza mu izina rya Data wa twese iry'Umwana na Mwuka Wera. Bene data kubwo kwizera kwanyu turababatiza mu izina rya Data wa twese iry'Umwana na Mwuka Wera. Kwizera kwanyu turabatiza mu izina rya Data wa twese iry'Umwana na Mwuka Wera. Bene data kubwo kwizera kwanyu turababatiza mu izina rya Data wa twese iry'Umwana na Mwuka Wera. Bene data kubwo kwizera kwanyu turababatiza mu izina rya Data wa twese iry'Umwana na Mwuka Wera. Bene data kubwo kwizera kwanyu turababatiza mu izina rya Data wa twese iry'Umwana na Mwuka Wera. Itorero
data kubwo kwizera kwanyu turababatiza mu izina rya data wa twese iry'umwana na mwuka wera. Bene data kubwo kwizera kwanyu turababatiza mu izina rya data wa twese iry'umwana na mwuka wera. Kubwo kwizera kwanyu turababatiza mu izina rya data wa twese iry'umwana na mwuka wera. Mwese dutabare twese tujyane na Yesu dutsinde umwanzi. Nuko mugabe mwese tugerereze tubumbire hamwe amajwi yacu turirimbe dushima umwami Yesu. Bene data kubwo kwizera kwanyu turababatiza mu izina rya data wa twese iry'umwana na mwuka wera. Yemwe ngabo z'umwami mwese dutabare twese tujyane na Yesu dutsinde umwanzi. Bene data kubwo kwizera kwanyu turababatiza mu izina rya data wa twese iry'umwana na mwuka wera. Bene data kubwo kwizera kwanyu turababatiza mu izina rya data wa twese iry'umwana na mwuka wera. Trazimiye meze n'impabe ariko narokotse kubw'ibyago bye nzibukire ntagira ikindi niratana Yesu musaraba wawe ebye byose bitange ntacyo nabonana. Bene data kubwo kwizera kwanyu turababatiza mu izina rya data wa twese iry'umwana na mwuka wera. Amena turutse mu ijuru bitumandeka ibyanjye byose. Yesu atsemba ibyaha byacu n'amahirwe ku Bene data kubwo kwizera kwanyu
turababatiza mu izina rya data wa twese iry'umwana na mwuka wera. iyo tubabaye kwanyu turababatiza mu izina rya data wa twese iry'umwana na mwuka wera. Kubwo kwizera kwanyu turababatiza mu izina rya data wa twese iry'umwana na mwuka wera. umusaraba wawe twari ibyo byabeshaho sinza kurumaje y'iby'isi yacu. Kubwo kwizera kwanyu turababatiza mu izina rya data wa twese iry'umwana na mwuka wera. Kubwo kwizera kwanyu turababatiza mu izina rya data wa twese iry'umwana na mwuka wera. Yesu tubyambanga amaso umusaraba kandi niringire rwose ntawe utumira umusaraba wari wigera meshwa n'umwanzi kurabu kwigorogota nibyo bashiki bacu. Kubwo kwizera kwanyu turababatiza mu izina rya data wa twese iry'umwana na mwuka wera. yokura ukwa Yesu y'amaraso wamviriye kera mukiza ndaje unjahuri Bashiki bacu kubwo kwizera kwanyu turababatiza mu izina rya data wa twese iry'umwana na mwuka wera. nahindanye ntunyirengagize y'amaraso wamviriye kera Mu izina rya data wa twese iry'umwana na mwuka wera. bemogose ukiza ndaje unjahuri nyejesha y'amaraso wamviriye kera mwese nimwishimire y'amaraso akiza yatwujuje na rurema ngo tubabana be muziza ndaje Bashiki bacu kubwo kwizera kwanyu turababatiza mu izina rya data wa twese iry'umwana na mwuka wera. abasaruri imana basohoje umusaruro i Yerusalemu nshya ishimwe hazaba wishimwe ntabwishimwe riza hashira Bashiki bacu kubwo kwizera kwanyu
turababatiza mu izina rya data wa twese ry'umwana na mwuka wacu tuzishima no kuririmba tuzaba mu mazu ye Yesu yaduteguriye i Yerusalemu nshya ishimwe hazaba wishimwe nabishimwe riza bashiki bacu ubwo kwizera kwanyu turababatiza mu izina rya data wa twese iry'umwana na mwuka wera Yesu yaduteguriye i Yerusalemu nshya ishimwe hazaba wishimwe ntabwishimwe riza hashira hose wishimuri hafi dutera bashiki bacu ubwo kwizera kwanyu turababatiza mu izina rya data wa twese iry'umwana na mwuka wera turababatiza mu izina rya data wa twese iry'umwana na mwuka wera oya irembeho nimuze manuka bashiki bacu ubwo kwizera kwanyu turababatiza mu izina rya data wa twese iry'umwana na mwuka wera ubwo kwizera kwanyu turababatiza mu izina rya data wa twese iry'umwana na mwuka wera kwirembo ubari kwirembo nurwaraje kandageze kwirembo bashiki bacu kubwo kwizera kwanyu turababatiza mu izina rya data wa twese iry'umwana na mwuka wera bashiki bacu kubwo kwizera kwanyu turababatiza mu izina rya data wa twese iry'umwana na mwuka wera kubwo kwizera kwanyu turababatiza mu izina rya data wa twese iry'umwana na mwuka wera bashiki bacu kubwo kwizera kwanyu turababatiza mu izina rya data wa twese iry'umwana na mwuka wera bashiki bacu kubwo kwizera kwanyu turababatiza mu izina rya data wa twese iry'umwana na mwuka wera bamushiki wanjye humura bashiki bacu kubwo kwizera kwanyu turababatiza mu izina rya data wa twese
iry'umwana na mwuka wera. Kubwo kwirizera kwanyu turabatiza mu izina rya Data wa twese, iry'umwana na mwuka wera. Turabatiza mu izina rya Data wa twese, iry'umwana na mwuka wera. Kubwo kwizera kwanyu turabatiza mu izina rya Data wa twese, iry'umwana na mwuka wera. Tugushimiye ko abanye natwe none uyu muhango w'umubatizo ukaba umaze gusozwa, habwa icyubahiro. Turagusanga umwami Imana bizera bo mu ntara ya Ruhanga na Kinigi bamaze kubatirizwa muri Yorodani, ubaha imbaraga, ubashoboze gukurira mu buntu bwawe. Ubwo binjiye mu itorero ryawe uyu munsi bakaba batandukanye n'ikibi n'igisa nacyo, ubashoboze gukurira mu itorero ryawe kandi baje baboneramo amata y'umwuka bakuza, maze nugaruka tuzatana mu bwami bwawe. Tugiye kuva ahantu abantu bose berekeza mu nsengero baturutsemo, ubaherekeze bageze amahoro. Tugwatse mu izina rya Yesu. Amen. Shime yuzuye mu mitima yacu, tuje kugushimira ahera hawe, imirimo yawe myiza kuri twe, twanyuzwe n'ibyo dukorera mwami. Ni byiza ko tugira umuco wo gushima, kuko burya umwana udashima aba ari ingayi. Tureke kuba ingayi, dushime iby'Imana idukorera. Ni byinshi, ni byinshi cyane. Ni byiza ko tugira umuco wo gushima, kuko burya umwana udashima aba ari ingayi. Tureke kuba ingayi, dushime iby'Imana idukorera. Ni byinshi, ni byinshi cyane.